benshi bari bategereje ko Branham azuka kugira ngo asoze biriya bintu, ndetse mwene William ubwe niwe ubyivugira. Ariko rero uburyo ki ibi ngibi arimo abivuga, uvuga ngo marayika w'umwami Yesu Kristo ari we warimo yigaragariza mu muntu we. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi twebwe turimo tunyura muri bya bintu. Reka dusome umugabane aba ari wo dusozanye nawo, ariko arabivuga ibizaba birimo biba hariya ku rupapuro. Ndatekereza igitabo mugifite ku rupapuro rwa 34. Nimutugera muri kimwe cya kabiri cy'urupapuro, aho ngaho n'aho ngaho rero, mu gihe hazaba harimo hakorwa ugukusanyirizwa hamwe kw'intore zose, nyuma hazaza igihe cyo kubona adopsiyo kwa marayika w'umwami Yesu Kristo. Rero ni muri cya gihe ahabwa igitabo gitanga uburenganzira. Rero ubu yamaze kukigira, ariko Kristo niwe wagikuye mu maboko ya Data maze arakirya. Urumva hariya avuga ko marayika akirya, ariko urya icyo gitabo ni wa wundi uhabwa igitabo gitanga uburenganzira. Ndetse hariya hatubwira ko ari ibimenyetso n'ibikubiye muri ubwo bwiru byose. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose byagombaga guhabwa umuntu runaka kugira ngo abirye, kuko aho ngaho haratubwira mu gitabo cy'ibimenyetso, mwumva ibyo atubwira hano. Haba ugukusanyirizwa hamwe kw'intore zose, nyuma hazaba igihe cyo kubona adopsiyo kwa marayika w'umwami Yesu Kristo, kuko Kristo azava ku ntebe kwingingira maze afata igitabo gitanga uburenganzira. Urumva Kristo ava ku ntebe kwingingiraho agafata igitabo gitanga uburenganzira. Noneho nyuma yaho nibwo ibyo mu ijuru byose byigaragariza hano ku isi. By'umujyi umwe rero, imbabazi zose niba ziri ku ntebe y'ihongerero yo mu ijuru, ni ukuvuga ngo hano ku isi hazaba hari intebe y'ihongerero kugira ngo imbabazi z'Imana zigaragaze. Kuko mwumve hano haravuga ngo azabihishurira mu ijuru. Urumva arakizana icyo gitabo akajya marayika we, maze marayika we akakirya, noneho akabona kubona adopsiyo agahindurwa. Urumva aho avuga ko mu kurya icyo gitabo azaba adopte, azahindurwa. Atahinduwe. Marayika yagiye ajyanwe n'umwami. Reka turebe imbere ibyabaye. Nuko Kristo mu mwuzure wose ubwo nibwo azigaragaza binyuriye muri marayika w'intumwa. Ni ukuvuga ngo hagomba kuba hari umuntu runaka uzakirya, uzarya icyo gitabo gitanga uburenganzira. Ni ukuvuga ngo agomba kwigaragaza mu mwuzure wose, kuko iyo niyo gahunda Imana yerekanye. Kandi muri icyo gihembwe niho ibintu bizaba mu buryo bukomeye cyane. Urumva mu bukozi bwa mwene William habayeho ibintu bikomeye cyane, ariko nta wigeze abibona. Byabaye mu ituze. Kurya kugaruka kwe afite igitabo gitanga uburenganzira, yaje kugiha umuntu. Icyo ni igihembwe mwene William yasaga nk'aho hariya nta kintu arimo akora, ariko yari arimo akora umurimo ukomeye. Kandi uwo murimo wabaye mu ituze ryuzuye. Urumva icyo gitabo yari arimo agiha umuntu, ati murebe ibiri hano na hano na hariya na hariya. Yari arimo amuha icyo gitabo, arimo akora umurimo ukomeye cyane. Umuntu yavuga ati ariko ntabwo ugaragara, ntabwo uwo murimo ukomeye yakoze ugaragara, ntabwo uboneka.
ariko rero muri icyo gihembwe nibwo ibintu byabaye aho ngaho, byari ibintu bikomeye cyane. Kugira ngo babashe kumenya ibyo ari byo, tugomba kugenda tunyurira mu byanditswe kugira ngo tumenye uwo murimo, kandi binyuriye no mu nzozi, binyuriye mu mayerekwa ndetse no mu buhanuzi bwa Rev William Branham. Aho twajya muri ayo mayerekwa nuko guhishirwa n'ubwo buhanuzi bwa Branham kugira ngo tumenye uwo murimo uhambaye uwo ari we, kuko binyuriye mu bahanuzi bo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, ndetse n'intumwa za Yesu n'abamarayika barindwi intumwa. Muri bo niho Kristo yagaragarijwe. Ni ukuvuga ngo Kristo yagaragarijwe muri bo, ariko muri William Branham naho niho yagaragariye muri we, agaragariza amaho ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Yari afite ijambo rirema. No muri William Soto aho ngaho naho yagaragarijwe muri we ukuza kwa kabiri kwe. Urumva yarimo yigaragariza aho ngaho, aravuga ngo yigaragarijemo aho ngaho. Ibyo twabonaga byasaga nk'aho ari ukuri, ukugaragazwa k'umurimo ukomeye cyane. Mwumva uko atubwira rero, aho ngaho niho hagaragarijwe ibyo azakora binyuriye muri marayika intumwa. Urumva hagomba kuba intumwa ariyo yigaragarizamo muri buriya buryo. Abantu benshi basoma bakanumva Rev William Branham ibyo yavuze mu nzozi, ibyo yavuze mu mayerekwa, byasaga nk'aho ibyo byose bizabera muri William Branham. Buri muntu wese wumva Branham arimo avuga ku nzozi n'amayerekwa ye, arimo yerekana ibyo bintu, ibyo we yagize. Urumva, cyangwa se abantu bagize, batekereza ko ibyo byose byasohoreye muri Branham. Muri bo hasoreyemo ishusho n'ingero, ariko ntabwo byari ukuri kwa nyako. Uwo mwuzuro Imana ivuga ubwo umwami azigaragaza mu mwuzuro mu kuza ko ngakorera biriya bitangaza bikomeye ndetse no guhindura Isirayeli, ibyo ntibyasohoye mu gihe cya Branham. Ariko nimureba amayerekwa no mu nzozi za Branham byasaga nk'aho ari muri we byasohoreyemo. Ariko rero ibyabayeho nuko muri bo ariho byagaragarijwe. Aho muri kubyumva neza, ntabwo kwari ko gusohora mu mwuzuro kabone no mu bimenyetso no mu gihe cya Branham. Ibyagaragariye muri Branham byari uguhishurirwa kw'ibyari muri biriya bimenyetso byashyizweho ikimenyetso. N'icyo gihe igitabo cyari gishyizweho ikimenyetso nk'uko ishobora byose. Rero ava ku ntebe kwingingiraho, Yesu Kristo afata icyo gitabo akagifungura. Ariko mu gihe cya William Branham cyabaga kitarafungurwa, cyabaga kitarafungurwa, ahubwo harimo hahishurwa. Imana yishura Branham bizaba muri ibyo bimenyetso. Rero biriya bimenyetso bimaze guhishurwa, none se ubwirwa ikimenyetso cya karindwi n'uwe ni Mose na Eliya bazanye igihano ku isi, ndetse bagashyiraho iherezo ku mikorere y'ubwami bw'abanyamahanga. Ibyo ntabwo byasohoye muri mwene data Branham, ntabwo byasohoye muri kiriya gihe. Muri kubyumva? Ariko ibyo bigomba gusohora. Murumva, kuko ibyo ngibyo ari uko byashyizweho, bigomba gusohora. Icyo kimenyetso cya karindwi yerekanye ko ari Mose na Eliya ushyiraho iherezo ku mikorere ya Antikristo. Rero hazabaho guhangana hagati ya Kristo, urumva, na Antikristo. Hagomba kubaho guhangana. Ni ukuvuga ngo rero azashyiraho iherezo. N'icyo azakoresha amurimbura niki? Ninde wabimbwira? Ni umwuka uturuka mu kanwa ke. Ariko rero ntabwo yamurimbuye mu gihe cya Branham, habe no mu gihe cya mwene data William Soto. None niki cyari kirimo kiba kuri Branham? N'indorerwamo. Nicyo gituma avuga hariya ngo benshi muri we niho byagaragarijwe. Niyo mpamvu benshi bategereje ko Branham azuka kugira ngo asohore ibyo ngibyo. Ariko se nimureba ko n'abantu benshi bategereje ko William Santiago azuka kugira ngo asohoze ibyo ngibyo.
ariko bizabera mu kindi gikoresho. Muri kubyumva? Uko ni uguhishirirwa gukomeye cyane arimo aduha. Ariko murebe, benshi bategereje ko Branham azuka kugira ngo asoze ibyo ngibyo, ariko ibyabaye ni ukugaragariza muri we, ni ukugaragariza muri Rev. William Branham ibizaba. Urumva uwo niwe mugabo Yesu Kristo yagaragarijemo cyane ibyo azakora muri kino gihe cya nyuma. Undi muntu byagaragariyemo cyane tugendeye ku byo yavuze ni Rev. William Soto Santiago. Nicyo gituma abantu benshi bategereje yuko Rev. William Branham, bategereje ko Rev. William Branham yongera akagaruka kugira ngo akore William Branham. Y usted dice, bueno, William Branham dice que estaba en las visiones. Entonces, para que hagan todas esas cosas que él vio en la visión, pero será el Espíritu Santo que estuvo en él regresando. Korero akazaba ari umwuka wera wa wundi n'ubundi wabaye muri we, akaba ari uzaba yongeye agarutse. Ntimwumva? Azaba agarutse ari muri marayika mesaje, intumwa y'umwami Yesu Kristo, kugira ngo asoze ubwo buhanuzi. Rero ubwo azaba ari nde? Azaba ari umwuka wera wongeye kugaruka ari mu gikoresho azafite ku munsi wa nyuma kugira ngo asoze ubwo buhanuzi. Kubera ko bene data, amajuru n'isi bizashira, ariko iri jambo ry'ubuhanuzi ntabwo rizaburizwamo. Hazabaho kwigaragaza gukomeye cyane k'umwami mu kuza kwe kwa kabiri, kandi ibyo bizanyeganyeza isi yose, bizashyiraho iherezo ry'imikorere y'isi. Nanone kandi bizatuma habaho gukanguka kw'ishyanga ry'Abisirayeli, ubwo benshi bazaza bavuge bati, dore uyu niwe twe twari dutegereje. Ubwo buhanuzi bwaranditswe, burahari, bwaravuzwe, buranditse, kandi buragaragara no muri Bibiliya mu ngero zigaragazwa na Yosefu igihe yari kumwe na bene se baje bamusanga akabishurira. Rero mu kubishurira, igihe Yosefu yishurira bene se mu mwuzuro, umugore we yari ari mu nzu y'ibwami. Ntimwumva? Yari mu nzu y'ibwami. Rero murumva yuko aho ngaho hari ugusa gukomeye cyane. Mwene data William aho ngaho akatwereka n'ibyabaye kuri mwene data Branham. Rero uko ni ukuri mu kubona uko gukomera kose kw'ibyo Imana izakora muri urya muhanuzi, nka kwa kundi ibyabaye Branham agihari, bigaragaza ko azaba afite igikoresho azakoramo ibyo byose. Rero mu mayerekwa n'ingero n'ishusho byagaragajwe mu muhanuzi wari uhari icyo gihe, ariko Imana yarimo yerekana uwo izasorezamo ibyo byose, ariko ntabwo byasoreye muri yo, byari ishusho no kugaragazwa kwabyo nk'ibimenyetso. Yego byarahishuwe kirya gihe, hatangwaga guhishurirwa guhabwa Branham hagaragazwa ibyari muri ibyo bimenyetso, abivuga nk'aho byarimo bisohozwa. Ni nk'urugero nabaha, kwa kundi mubona Yesaya mu gice cya 53 aho y'ibyaha byacu, yishyizeho uburwayi bwacu. Ntimwumva? Yabibaraga nk'ibintu byabaye icyo gihe, yabivugaga ni nk'aho byarimo biba, cyangwa se nk'aho ari ibintu byarangiye kuba, ariko haburaga imyaka 710 ngo Mesiya abone kugaragara. Rero murumva, hari umuntu wavuga ngo ariko si uyu mugabo hano yarimo avuga nde, yarimo agaragaza nde? Aho yaba yarimo yivuga cyangwa yarimo agaragaza undi? Ntimwumva? Uwabajije aricyo Filipo aramubwira ngo, ntimwumva? Aho ngaho aravuga ati,
nasobanukirwa ne ntawansobanuriye. Ntimwumva? Yamubajije niba arimo yumva asobanukirwa ibyo yarimo asoma. Rero natwe iri jambo muri kino gihe cya none nibwo rigomba guhishurwa. Iki ni cyo gihe, ni ibintu by'ikirenga cyane ibingibi avuga hano noneho. Niyo mpamvu avuga yuko abantu benshi bazategereza ko mwene data Revera William Branham agaruka kugira ngo abone gusohoza ibyo byose yabonye mu iyerekwa. Ariko siko bizagenda. Yaravuze ngo azaba ari iki? Azaba ari umwuka w'Imana. Bwose ariko mwitegereze uburyo kwiherezo William Soto Santiago, yego yari yatangiye kugaragaza ko hagomba kuzaza undi muhanuzi. Ntimwumva? Ndetse na William Branham nuko mu butumwa bwitwa ku mababa y'inuma yera, abivugamo no mu bundi butumwa yabwirije mu kwezi kwa nyuma mbere yuko agenda, yari yatangiye kuvuga agaragaza ko hari undi muntu uje, ati haje undi muntu nyuma yanjye. Imana nuko yari yabimweretse imugaragariza uwo ari we. Yagaragaje, yerekanye mu buryo bw'ishusho n'urugero. Yagaragaje muri Revera William Branham ndetse no mu bandi bamarayika ba mesaje. Yabagaragarije mu n'abigishwa ndetse yaberekaniyemo ibyo azakora abikorera muri marayika mesaje we wo ku munsi wa nyuma. Ntimwumva? Ni ishusho n'urugero. Ni nabyo byabaye muri William Soto. Ntimubibona? Iyo biza kuba gusozwa k'umwuzuro, iherezo ry'imikorere isi riba ryararangiye. Muri uko kwigaragaza gukomeye k'umwami Yesu, abanyamahanga ariko akazakoresha ubukozi bwa Mose na Eliya. Kandi ubukozi bwa Mose na Eliya buzaba buri ku isi. Mu buhe buryo? Mu mubiri wa kimuntu. Ariko bukazaba buri hehe? Mu muntu, umuntu w'iki gihe cyerezo. Ni ijambo ngewe rya kuri amatsiko yanjye ku rupapuro rwa 37 havuga ngo, rero tubashije kumva uburyo hariho ubwiru bukomeye cyane bwahishwe muri uyu murimo Kristo arimo akora muri kino gihe cyerezo. Haracyari ubwiru bwinshi kubera yuko ni mu buryo bugenda bukurikirana, ariko dushobora kubona ko aho hari ubwiru bukomeye cyane nubwo bwishwemo aho ngaho. Ubwiru bwishwemo aho mu murimo Kristo azaba arimo akora muri kino gihe cya nyuma. Ndetse kandi birakomeye cyane kuko ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi bwishurwa mu ijuru bwateje ituze nk'igice cy'isaha. Urumva ni igihe cy'ituze. Hari umurimo wo mu ituze ukomeye wakozwe na marayika w'umwami Yesu Kristo ubwo yagarukaga. Rero mwebwe mwarabisomye aho abivuga. Urumva ni n'ubuhamya bene data baduhaye hariya ko mwene data William yagiye itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu ijoro ryaho. Noneho mu gitondo ku itariki 14 mu mwaka wa 2017 yongera kugaruka. Nibwo umuganga bamubwiye ko azutse. Umuganga ati ntibishoboka. Baramubwira bati hari ikimenyetso cy'ubuzima. Aravuga ati ntibishoboka. Umuganga avuze ati reka njye kureba. Umuganga yaravuze ati William wari uri hehe? Murumva? Umuganga niko yabajije ati William wari uri hehe? Ntabwo wari uri hano. Rero ni byiza murumva yuko mwene data William ubwe yarabyihamirije. Mwebwe mwabisanga mu butumwa bwitwa ngo kubw'urukundo ikunda intore. Mwumve.
aho ngaho yarabihamirije avuga ko yagiye muri dimansiyo ava muri dimansiyo ajya mu yindi dimansiyo ajya mu yindi, nuko aza kugera mu ya karindwi. Aho mu ya karindwi niho yaje, nibwo yavuze ati nkeneye ikindi gihe kugira ngo nsoze umurimo. Urumva ni umurimo yagomba gukora. Aravuga ati iyo ataza kugaruka mwaba muzi cyari kuba, twari kujya kwerezwa mu kaga gakomeye. Yaravuze ati twari bunyure mu kaga gakomeye, ariko rero Imana ishimwe kubw'imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana itugirira, yaragarutse. Rero muri uko kugaruka, mu bigaragara bisa nkaho ntacyo yakoze, ariko nta gushidikanya yakoze umurimo ukomeye cyane, umurimo ukomeye cyane mu bukozi bwa William Soto yabukoreye hariya. Wavuga uti ariko sinawubonye, ariko twebwe uyu mwanya turi kuwubona. Nicyo gituma dushimira Imana. Murebe ubutumwa twazaniwe uyu munsi bwendaga kugira amasaha 3, ni amasaha 2 n'iminota ingahe? Amasaha 2 n'iminota 51, hafi amasaha 3. Bene data, ubutumwa ni ngombwa kubusubiramo umuntu akongera akabwumva. Rero umwami yakoresheje umusigwa, agenda aduhishurira, aduha ishusho ngari, abitwereka byose kuriya. By'ukuri ni ibintu bitabaga byari byakavugwa mbere, uyu munsi birimo bigenda bivugwa, kandi ni ibintu bikurura amatsiko. Aho yavuze ati uguhinda kurindwi kw'inkuba kabone n'ubwo kutanditswe. Yohana ntabwo yaguhawe, ariko kuri muri Bibiliya kurimo hariya, kuri guhinda kurindwi kw'inkuba ntabwo kwanditswe, kuko Daniyeli yarabwiwe ati Daniyeli igendere, bishyireho ikimenyetso. Ibyo ntabwo bizamenyekanishwa, bizamenyekanishwa mu gihe cy'imperuka. Yohana nabyumva yarabwiwe ati wibyandika. Rero ibyo ntabwo byanditswe, kabone n'ubwo byavuzwe mu butumwa bw'umwami mu kuza kwe kwa kabiri. Rero aho ngaho niho bizahishurirwa. Ariko noneho hano muri kuno guhishurirwa twahawe uyu munsi, yatubwiye ngo mu byanditswe niho hari uko guhinda kurindwi kw'inkuba. Bigomba guhishurwa, ariko birimo hariya. Ni ukuvuga ngo rero ubu ni ubutumwa bushingiye ku byanditswe. Rero bene data, Imana iduhesha umugisha. Wadutangiriye igiterane, ni nawe ugiye kuba dusoreza. Ku iherezo mwene data William Perez araza kubasoza n'indirimbo no gusenga. Noneho mwene data Eduardo, niba haba hari ijambo cyangwa itangazo yakoresha asoza muri ino nama dufite hano, yatambuka. Urumva hari mwese umugabane wa 4 mwawakiriye, abapasitori mwose mwakiriye umugabane wa 4, icyo gice cya 4. Ni byiza rero, Imana ishimwe. Sinzi niba twahaguruka ku birenge byacu kugira ngo dusigaranwe natwe, tubikore dutyo mu bihugu byose. Wa wundi udutangirira ni nawe wongera akadusoreza igiterane. Reka dusigaranwe natwe mwene data William Perez.